isura y'ubwiza, ubwenge n'ubuhanga. Nuzumva izina Nyambo rivuzwe uzumva umukobwa wayikuye hasi ku kirenge cy'umusozi akitereka ku gasongero kari ku mpinga yawo. Ni kukubwira umukobwa wakoze muri resitora ahembwa 1000 ku munsi, wakuba n'iminsi 30 bigahuza n'ibihumbi 30 by'amafaranga y'u Rwanda. Ariko uyu munsi akaba ari mu bisa no kwisasira inoti, bimwe abandi bita gukirigita ifaranga. Numwe mu bicaye ahantu ho mu myanya y'imbere mu b'igitsina gore bafite filime z'uruhererekane zikunzwe. Ibyo bituma yubahwa akanatangarirwa na benshi bamaze kumwizereramo nk'umukobwa ushoboye kandi ushobotse. Akenshi iyo bigeze ku miterere n'imimerere ye, igitsina gabo gikunda gupfira muri nyagasani. Aha navuga nk'igihe yagize gutya yifashishije imbuga nkoranyambaga ziwe mu mafoto yerekanaga umubiri utukura kurusha urunyanya, maze ab'imitima yoroshye batangira kurabya indimi, ari nako bamuhundagazaho amagambo yuje urukundo kubera ayo mafoto yagaragazaga ubwiza bwe. Bati I love you Nyambo, abandi bati my crush, abandi bati mbega icyana we, abandi nabo bati umutima wanjye warawushavuje, ndetse n'ibindi bitekerezo byinshi byagaragazaga ko bakunze umuntu. Uyu munsi twongeye gusasanura byose tudasize na kamwe. Twiyemeje kurambura inyandiko z'amateka kugira ngo twumve icyo zishura ku buzima bwe n'uburyo yagenze urugendo rwamwerekezaga muri sinema. Turaza kandi kukubwira bimwe bitangaje wamumenyaho. Njye nitwa Obed Rugwiro, nguhaye ikaze. Amazina ye yiswe n'ababyeyi be ni Nyambo Jessica, gusa muri karitsiye bakundaga no kumwita Eme. Yavukiye mu karere ka Kirehe, intara y'Iburasirazuba. Avuga ku itariki ya 18 Mata mu 1999. Nyambo wavukiye Kirehe ngo iwabo bahoze batunze inka, bityo yakundaga kuziragira. Amashuri abanza Nyambo yayize mu karere ka Kirehe nk'ibisanzwe. Kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu mwaka wa 4 segonderi yiga Rusizi. Bikize mu mwaka wa 5 n'uwa 6 yimukiye muri Kayonza Modern School. Iyi myaka uko ari 2, umwaka wa 5 n'uwa 6 ngo ni imyaka yamubereye akasa mutwe, kuko ngo byarashobokaga ko acikisha amashuri atayarangije, kuko ngo iyo yabaga ari ku kibaho imbere asobanurira bagenzi be yajyaga akumva bayikiragi mu buryo atazi, ndetse bikaba kenshi. Gusa ngo iyo byabaga bibaye yaratahaga akajya mu rugo bakamusengera. Usanga ariko nubwo batamusengeraga apfa kuba yageze iwabo mu rugo yahitaga akira, bityo rero wabimukoraga yabaga adashaka ko yiga. Ku ngingo ivuga ko nta marozi abaho, Nyambo yitandukanya nayo ndetse n'abayihagaze. Mu 2020 Satani yaratsinzwe, kuko Nyambo nibwo yasoje amashuri yisumbuye. Wari warize bigoranye arasoza, ndetse asozanya diplome nziza. Nyuma yo kurangiza kwiga, Nyambo yatangiye gushakisha, ari nabwo yakoze muri resitora aho yakoreraga 1000 ku munsi. Mu 2021 COVID-19 isa naho iri gucisha make, nibwo Nyambo yaje kwisanga muri sinema biciye mu mukinnyikazi wa filime witwa Asiya Umutoni. Bari basanzwe baziranye, maze yamureba akabona ko yashobora gukina filime, ndetse aranabimubwira. Bakona filime bise Boringo, Nyambo abikora neza. Uwo mwanya bita bigaragara ko Asiya Umutoni atibeshye. Gusa dusubiye inyuma ho gato, mbere yuko Nyambo yinjira mu mwuga wo gukina filime, ise umukristo w'itoro rya ADEPR ntigeze abyumva neza, ahubwo yahise atekereza ko umukobwa we w'umukristo agiye kwiyandarika, ari nakamuha ingero z'abakinnyi ba filime badashobotse, maze amubwira ko rwose atamwemerera na gake ko yinjira muri filime. Nyambo bimucanze nibwo yegereye mama we mu marira menshi, amubwira ko ari we wenyine asigaranye wamufasha. Gusa mama we aho kumuhana yaramushyigikiye, ndetse amubwira ko amwijeje ubufasha. Na niyo mpamvu iyo Nyambo ageze kuri mama we akebuka byinshi byiza yamukoreye, amarira arashoka. Nyambo noneho muri sinema, nyuma yo kugaragara muri Boringo, yahuye na Kiramani batangira gukorana, ndetse bidateye kabiri ahura na Clapton Kibonke batangira gukorana muri filime Umuturanyi. Iyi filime ngo ni nayo yatumye amenyekana cyane. Nyuma yo gutangira gukinana na Kiramani ndetse na Clapton Kibonke, nawe yafunguye YouTube channel ye atangira gushyiraho udukomedi duto yafatishaga telefone yiwe.
tumuhesha abasubscribers 1000. Iyo channel ikimara kugira abasubscribers 1000 yahise atangira gusohora filime y'uruhererekane yise Nyabitare. Iyo filime irakundwa, abantu bamwereka urukundo bya hatari biramurenga. Iyo seri igeze aharyoshye, umukinnyi umwe wari principal w'ingenzi aramutenguha amubwira ko atazongera kugaruka, yifitiye akazi kenshi, bituma iyo filime ihagarara. Noneho ubwo atangira gusohora yitwa The Message. Iyo nayo yaje kugera ku musozo wayo. Kuri ubu akaba ari gusohora filime y'uruhererekane yitwa Ibanga, ikunzwe n'abatari bake. Kuri ubu Miss Nyambo ashimira cyane uwitwa Clapton Kibonke n'uwitwa Kiramani, kuko ngo ni abantu b'agaciro cyane, bamufashije byinshi mu rugendo rwe rwa sinema. Kuri ubu YouTube channel ya Miss Nyambo ikurikirwa n'abasaga 290. Miss Nyambo wari uvuye Kirehe yerekeza i Kigali, ngo akigerayo yagowe n'ibintu bibiri bitandukanye. Icyambere cyamugoye kwari ukwambuka umuhanda wa kaburimbo ya Kigali bitewe n'uburyo ibinyabiziga biba ari urujya n'uruza, bityo rero yacunganaga n'umuntu wambutse akamufata akaboko ngo amwambutse. Ikindi ngo yagowe n'amasaha abanyakigali baryamiraho, mu gihe wabo ikirehe saa moya yabaga yaryamye, ageze i Kigali saa 7 z'ijoro zageraga atararyama. Reka noneho turebe Miss Nyambo mu rukundo. Nyambo akunda kubara inkuru mpamo y'ibyamubayeho ubwo yari afite umukunzi akamufatana n'umukobwa w'inshuti ye baryamanye. Nyambo ati twari twarashatse n'amazina tuzita abana tuzabyara, ku buryo twashidukaga umwe ahamagara undi papa kanaka, n'undi nawe ati mama kanaka. Gusa umunsi umwe nza kumufata anca inyuma aryamanye n'umukobwa w'inshuti yanjye, ndetse yarabizi ko dukundana. Nyamara gukingura urugi nkasanga arwanye inkoyoyo, umukobwa niwe wambonye bwa mbere agwa mu kantu, gusa umusore we ntiyabimenye arakomeza. Niba yaragize akumva ntabwo biri kugenda neza, nawe yahise akebuka. Akimbona amugwa hejuru nk'umutumba, mbarebye mbona bari kuntera umwaku. Kuri ubu amakuru ahari nuko Nyambo ari mu rukundo n'umubyinnyi Titi Brown, gusa rimwe barabyemera ubundi bakabihakana bavuga ko ari ababesto, gusa abandi bo ntibabyemere bavuga ko bakundana. Bimwe mu bintu bitangaje cyane wamenya kuri Miss Nyambo, ngo yibaza niba igise kizamutera uburibwe burusha ugaterwa n'igifu. Yarageze ati ngiyo mbonye umugore yigaragura hasi kubera igise, avuga ngo mama we noneho ndakubashye, ndagukunze, mbabarira ku makosa yose nagukoreye, buriya aba yumvise ko mama we yaciye ahakomeye kubera we. Yongeye ati Yesu we, igifu kijya kindya, none ngahita mbaza muganga ngo harya igise kizandya kurusha ko igifu kiri kundya. Igifu kirandya nkumva ubuzima ndabuhaze, iyo rero numvise ko igise kizarenzaho mpita numva ko nzapfa pe. Ibaze nawe igise kigurya ukica igisebe ntubyumve, nakubeshye ibyo bintu nanjye bintera ubwoba. Kuri Miss Nyambo ngo ntiyumvisha ahantu abagore bakora imbaraga zo kubyara abana barenze umwe kandi baba baribwa bikabije. Twinjiye mu bigwi bya Miss Nyambo mu 2022 yatwaye igihembo cya The Choice Award cy'umukinnyikazi wa filime w'umwaka, ahigitse Bahavu Jeannette, Aisha, Rufonsina na Nadia. Ni naha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, tugushimira cyane aho twabanye. Nk'ibisanzwe mwari kumwe nanjye Obed Rugwiro, mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda, naho ubutaha Imana ibarinde.